leta y'u Rwanda rero yashyizeho iyo gahunda ubwo buryo bwo korohereza abahinzi ku buryo ikiguzi cyo guhinga cyasonewe. Umuhinzi rero akaba yabona izo mashini, yegera rwiyemezamirimo ufite imashini akaba yamufasha guhinga, cyangwa se undi muhinzi ufite imashini akaba yamuha iyo serivisi, ariko nanone iyo serivisi ikaba isoneye. Gusonerwa ni ugusonerwa VAT. VAT ni umusoro ku nyongeragaciro. VAT ibarizwa kuri 18%. Ubu ni ubasonera rya 18% ya VAT, ntabwo umuhinzi ayitanga. Icyo ni ndumva ari ikiguzi kuvanaho 18%, murumva ni hafi 1/5 cy'ikiguzi. Ntabwo ari amafaranga make. Umuhinzi uwo ari we wese iyo serivisi ashobora kuyibona nta mbogamizi, nta ntambamizi zibayeho, kubera ko buri rwiyemezamirimo aba afite urupapuro rumuha uburenganzira bwo gutanga iyo serivisi yo guhingira abaturage, abahinzi adatanze uwo musoro wa VAT, umusoro wa VAT wa 18%. Uwaba atabifite nawe arayisaba, yegera Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bakayisaba, noneho bakamuha igipapuro kimuha uburenganzira bwo guhinga asoneye.